ubuzima bworoha iyo bunyujije mu nzira zigoye. Itandukaniro ryonyine riba hagati yo kugera ku byo wifuza no gutsindwa ni amahitamo agoye ukora. Amahitamo yo kureka kujya mu kabari uyu munsi kandi ari mu mpera z'icyumweru. Amahitamo yo kuzimya televiziyo ukambara inkweto ukajya muri siporo. Amahitamo yo kubyuka mu ruturuturu ukajya gukora bya bindi wiyemeje uzakora muri uyu mwaka. Aya mahitamo arakomeye cyane ku buryo kuyakora ubifashwamo no kwigiraho ikinyabupfura wowe ubwawe aho gutsimbarara ku byoroshye kandi biryoshye. Buri wese atekereje neza yasanga hari igihe yigeze guhitamo akantu gatoya ariko kakazazana impinduka zikomeye mu buzima bwe. Ni kimwe n'uko ushobora kubaho wicuza ikintu utakoze nyamara cyaragusabaga ingufu n'umwanya muto cyane. Iyo ugeze aho bategera bisi ugasanga iragiye ukayibona irenga kandi mu by'ukuri hari umunota umwe wamaze mu rugo wicaye mbere yo guhaguruka, nibwo utekereza ko iyo ukora amahitamo yo guhaguruka iminota 2 imbere naho uba wicaye muri iriya bisi. Bitekerezwa ko abantu bakunda inyungu n'umunezero by'ako kanya, ni ukuvuga bakunda kuvuga ko amavuta y'umugabo aramuraye ku murundi. Bagorwa cyane no kugera ku ntego zabo z'igihe kirekire. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni ubuhe buryo ukoresha ngo uneshe ibishuko n'ibyifuzo n'irari ry'agahe gato ku nyungu z'umutuzo n'umunezero urambye? Nibyo tugiye kuvugaho, bikubiye mu gitabo How to Build Self Discipline cyanditswe na Martin Meadows. Ikaze. Kimwe mu bigora umubiri w'umuntu ni ukurwanya no gutsinda ibishuko ndetse n'irari uko byaba bimeze kose. Kwiyongeza iminota 5 mu buriri kandi igihe cyo kubyuka cyari kigeze. Kongeramo akandi kayiko k'isukari kandi wariyemeje kuyigabanya. Gusohora ijambo ribi mu kanwa kawe kandi wariyemeje kujya umwihorera nagushotora, n'ibindi bishuko bitagira ingano duhura nabyo buri munsi. Martin Meadows wanditse iki gitabo yamaze imyaka myinshi agerageza umubiri we kugira ngo arebe ubushobozi bwawo mu kurwanya ibishuko n'irari. Rimwe na rimwe akanahitamo kwibabaza nta mpamvu. Yajyaga yifata agahagarika kurya mu gihe cy'amasaha 40 kugira ngo arebe niba umubiri we ushobora kwihanganira kutarya kandi ibyo kurya bireba. Yamaze amezi 2 buri munsi amara iminota 5 mu mazi yabaye urubura. Yajyaga hanze akamara iminota 30 mu mvura yinyagiza nta mpamvu igaragara ituma bikora. Yateruye ibintu biremereye cyane akabona inyenyeri mu mutwe we. Yanditse ku mpapuro amagambo arenga 100,000 mu kwezi kumwe. Iki ni igitabo cy'amapaji 400. Kubera iki yakoraga ibi bintu byose bigoye gutya? Yabikoraga kugira ngo arebe aho umubiri we ushobora kugarukira mu kwigenzura no kwihanganira ibintu bigoye. Niba yarashoboraga kumara amasaha 40 atarya kandi atabuze ibyo kurya, ubwo yakwihanganira no kutanywa icupa rya byeri inshuti ze zimuhamagaye ngo bajye mu kabari. Niba yarogaga amazi y'urubura mu gitondo, yakwihanganira kubyuka saa 10 z'ijoro akajya ku kazi mu mvura. Abantu bose bageze ku byo twese twifuza mu buzima, ikintu cy'ingenzi baturushije ni ukugenzura imibiri yabo cyonyine. Dore amwe mu mahame y'ingenzi afasha abantu kwigenzura no kugenzura imibiri yabo kugira ngo batagwa mu bishuko ibyo ari byo byose. Hari umuhanga mu by'ubukungu w'umutaliyani witwa Vilfredo Pareto. Uyu nguyu yahimbye ihame yise 80-20 principle. Ihame rya 80-20 riragira riti 80% by'umusaruro wose uturuka kuri 20% by'ingufu zakoreshejwe. Ni kimwe nuko 80% by'ingaruka biba byavuye kuri 20% by'impamvu. Hagomba kuba ariho havuye ku impamvu inganururo. Mu buzima busanzwe ukeneye kumenya ibintu bike cyane kugira ngo ubone umusaruro utagira ingano. Mu ishuri abana bacu tubigisha kwandika inyuguti no kuziteranya ngo zivemo ibihekane, ubundi bo bakigisha kwandika amagambo. Ubumenyi bwo kwigenzura no kurwanya ibigusha nabwo nuko buteye. Icyo bigusaba gusa ni ukumenyereza ubwonko bwawe ubwoko runaka bw'imyitwarire. Niba ushobora kwiga umuco mushya cyangwa se imyitwarire mishya mu buzima bwawe, ubwo ushobora no kugenzura umubiri wawe. Reka tuvuge ko wanywaga itabi ariko hashize icyumweru wiyemeje kurireka. Hanyuma umuntu akaza
akaguhereza agasegereti, agakuramo n'akandi gasegereti mu ipaki, akatangira kugatumura ureba. Intego z'igihe kirekire wihaye ni ukureka itabi kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ureke no gukorora. Gusa muri ako kanya ikigeragezo kikuri imbere. Isegereti ryiza cyane riteye neza urarireba imbere yawe, uzi n'uburyo usanzwe uri kongeza ukohereza umwotsi mu muhogo. Muri ako kanya urimo uriyumva nk'aho iryo segereti risobanuye ubuzima kuri wowe. Ni ikibazo cy'urupfu n'ubuzima. Ukazenguruka ukareba ku ruhande, ukishima mu mutwe, ushakisha ingufu zo kwanga ako gasegereti. Nyuma y'iminota 2 isegereti ryakuvuye imbere, nta kindi kintu cyabaye. Nibigenda gutya uzaba umeze nk'utsinze igitero mu rugamba. Iyo wamaze kumenya neza igishuko kikwibasira, ushobora kugisimbuza ikindi kintu. Ubutaha ubonye isegereti ushobora kunywa amazi cyangwa se ukarya urubuto rw'ubwoko runaka. Ushobora gusimbuza itabi ikindi kintu, ikirahuri cy'amazi, urubuto cyangwa se shikrete, cyangwa kwiryamira. Umubiri wawe ugeraho ukabimenyera, nk'uko wamenyereye ko iyo ubyutse mu gitondo uhita ujya koza amenyo. Ntabwo ukeneye tekinike zituma utibagirwa koza amenyo, birizana iyo ukibyuka. Byitwa automated behavior. Kugenzura umubiri wawe ukubahiriza amahame neza bitangirana n'akamenyero. Bitekerezwa ko bitwara iminsi 66 kugira ngo igikorwa witoje kibe cyamaze kukwinjiramo cyabaye akamenyero. Niba usanzwe ubyuka ntusase, uramutse wihatiye kubikora mu gihe cy'amezi 2 udasiba, ubwo byaba byamaze kuba akamenyero, watangira kujya ubangamirwa no kubona uburiri budashashe. Buri munsi ugiye wemeza gukora igikorwa wifuza gutora nk'umuco, byagusaba kujya ubyiyibutsa bikugoye mu minsi ya mbere, ariko nyuma y'iminsi 66 watangira kujya ubikora utagombye no kubitekerezaho. Niba utanywaga inzoga, biragusaba kuyinywa iminsi 66, ubundi ukaba wamaze kwibagirwa ko hari igihe wigeze kubaho utanywa inzoga. Umunyamakuru Charles Duhigg wanditse igitabo Why We Do What We Do in Life and Business yagabanije imico cyangwa se ingeso mu bice 3: igitekerezo, igikorwa n'igihembo cyangwa se umusaruro cyangwa ingaruka. Niba igitekerezo kikuri mu mutwe ari imwe muri shokora zirambitse ku maetagere muri supermarket, igikorwa ni ukuyirya, hanyuma igihembo cyangwa se umusaruro ukaba uburyohe mu kanwa kawe. Iyi niyo nzira ubwonko bwawe bukurikira iyo bugize igitekerezo. Bugusunikira gukora igikorwa bushaka kubonamo igihembo cyangwa se umusaruro. Ikiza kirimo nuko dushobora gukoresha ubu buryo mu gutora imico myiza cyangwa se guhindura imibi dufite igahinduka myiza. Bivugwa ko bimwe mu bikorwa bifasha abantu koroherwa no guhindura imico cyangwa se imigenzereze mibi, gukora ibikorwa bituma ukoresha umubiri wawe nk'imyitozo ngororamubiri cyangwa se imirimo y'amaboko, biza mu bya mbere. Hari ubushakashatsi butandukanye bwemeje ko imirimo ihoraho ituma ukoresha umubiri wawe igabanya ibikorwa nko kurya cyane, kunywa itabi, kunywa ibisindisha cyangwa se gukora ibindi bintu bishobora gukurura ingaruka. Impinduka imwe yonyine mu bikorwa byawe bya buri munsi ishobora kuba imvano y'izindi mpinduka zitagira ingano. Indi myitwarire byemeza ko ifasha mu guhindura ingeso cyangwa se imico ni ukubyuka kare. Bitekerezwa ko niyo wabyuka iminota 15 yonyine mbere y'igihe usanzwe ubyukira, bituma uwo munsi wirirwa neza kurenza uko wirirwaga. Ikindi ni ukugerageza ikintu gishya buri munsi utari warigeze ukora mbere. Ibi ngibi birimo gukora ibintu bitagushimishije ariko ukabikora ugamije kureba urwego umubiri wawe wabyihanganiraho. Ikindi gifasha abantu guhindura imigirire bashaka kwirukana mu buzima bwabo no kuzigama amafaranga. Ibi bituma hari ibintu ugabanya kugura mu by'ukuri utabaga ubikeneye. Kutabigura bihindura imibereho yawe ku rwego runaka. Ibi bihita bihindura byinshi mu mitekerereze yawe. Benshi muri twe mu ntangiriro z'umwaka, ku minsi y'amavuko cyangwa se ku zindi ntangiriro z'iminsi runaka, twiha intego z'ibyo twifuza kugeraho muri icyo gihe. Imyitwarire tuzagira muri icyo gihe nicyo kintu cy'ingenzi gituma tubigeraho cyangwa se ntitubigereho. Kimwe mu bibazo by'ingenzi byo kwibaza bikazagufasha gukurikira inzira wiyemeje ni kubera iki? Impamvu mu by'ukuri ituma wanga ibyishimo byihuse ariko by'akanya gato.
kubera iki? Kugira impamvu ifatika ni ingenzi mu kugufasha kutava mu isezerano wihaye. Iyi mpamvu iyo yiyibukije buri gihe iyo uhuye n'igishuko cyangwa sirari bigufasha cyane kutaneshwa. Niba wariyemeje kuzigama amafaranga ugahura n'igishuko cyo kuyakoraho, ni byiza kongera gutekereza ku mpamvu yatumye ufata icyo cyemezo cyo kuyazigama. Reka tuvuge ko intego yawe ari ukureka inzoga ugatangira kubika amafaranga, ukagabanya umwanya wamaraga mu tubari kandi ukanagira ubuzima bwiza. Ni intego nziza, ariko biragoye kuyigeraho igihe inshuti zawe zihora zikubarira inkuru zo mu kabari n'uburyo kuwa gatanu zizajya kunywa inzoga zikagira ibihe byiza cyane. Bumwe mu buryo bushobora kugufasha kugera kuri iyi ntego kandi wanyuze muri ibi bigeragezo byose by'abashaka kongera kukunywesha inzoga, ni ukuyihuza n'amarangamutima. Tekereza ukuntu byuka umeze neza kuwa gatandatu iyo utaraye unyoye ibiyoga, umutwe utakurya, utananiwe, ibitekerezo byawe biri ku murongo kandi amafaranga yawe akiri mu ikofi. Ngaho ngera utekereze ku ndirimbo muzaririmba mu kabari kuwa gatanu, ibyo muzaganira, amacupa y'inzoga muzanywa, n'ukuntu muzataha saa 8 z'ijoro mugwirirana. Ibi ngibi bishobora kuzatuma uhita ufata icyemezo cyo kutaza kujya mu kabari uwo munsi. Rimwe na rimwe iyo uri imbere y'ikintu gishaka kugukura ku ntego wiyemeje, birahagije gufata umunota umwe wonyine ukagikuraho ibitekerezo n'amaso. Muri uwo munota umubiri ushobora kuba wamaze kongera gukangura ingufu zo kwihagararaho. Kwerekeza amaso yawe mu gihe kizaza, ukabasha kwireba warabashije kwesa umuhigo wihaye, ni uburyo bushobora kugufasha kunesha ibishaka kugukura mu murongo. Ubundi buryo bwiza ni ukwirinda kujarajara mu bitekerezo, ahubwo ugatekereza cyane ku bintu birimo kuba ako kanya. Kenshi imico mibi biragora kuyigenzura kubera ko ibikorwa byayo biba mu buryo bwihuse cyane mu kanya gato cyane. Umuntu akubwira ikintu utishimiye, ukagarura ubwenge ku gihe wamaze kumubwira nabi. Iyi niyo mpamvu ari ingenzi cyane guhora uzirikana ibitekerezo bikuri mu mutwe kandi ukibanda cyane ku bintu birimo kuba ako kanya, aho gushyira ibitekerezo byawe ku bintu byahise cyangwa se bizaza. Hamwe n'ibirangaza byuzuye muri iyi si igezweho, biroroshye cyane kwibagirwa imihigo wihaye uyu mwaka ugitangira. Niba wariyemeje kugabanya ibiro, ushidukuriye shokora mu gihe urimo kwandikira abantu kuri WhatsApp. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abaguzi bafite ibintu bibarangaza, byaba ibibari mu mutwe cyangwa se ibibari imbere, baba bafite ibyago byinshi byo kugura ibintu mu by'ukuri badakeneye igihe bari mu maguriro. Uburyo bwiza bwo kutajarajara mu bitekerezo ni uguhora utekereza kuri ya mpamvu wiyemeje gufata icyemezo wafashe. Ubundi buryo butuma utarangara mu bitekerezo ni ukugabanya igihe umara ku mbuga nkoranyambaga. Umubiri w'umuntu urimo imwe mu misemburo iwukoresha ikora icyarimwe nk'inshuti ariko ikanakora nk'umwanzi. Umwe muri yo witwa dopamine. Ni kimwe mu byitwa neurotransmetteur, ubwoko bw'ibinyabutabire bishinzwe gukura amakuru muri tumwe mu tunyangingo tw'ubwonko biyajyana mu tundi. Iyi dopamine ivubuka iyo ukoze ikintu runaka kikakuryohera, nituma wumva wakongera kugikora. Kurya, guhuza ibitsina, kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Uyu musemburo uvubuka gusa buri gihe iyo ubonye ikintu wamaze gusanisha n'ibyishimo. Bitewe n'ibyo wamenyereye, ubwonko bwawe bufata ibintu bimwe na bimwe bukabisanisha n'umunezero, ku buryo buri gihe iyo ubyumvise cyangwa se ubibonye, umubiri wawe uhita utekereza ibyishimo wabikuramo, ubundi ukitwara mu buryo bw'irari. Ni nk'umwana mutoya wamenyereje guterura ukamusimbiza, iyo akubonye nta kindi kimuza mu mutwe, uyu musemburo uhita uvubuka. N'imbwa nuko iyo wamenyereye gukina nayo, iyo ikubonye buri gihe iba ishaka ko mukora bya bindi mwakoze ubushize. Niko impumuro y'urukarango ku bantu bashonje ikora, amashusho y'urukozasoni, amashusho y'ibiribwa biryoshye ndetse n'ibindi. Umunywi w'itabi iyo abonye isegereti cyangwa se akumva umwotsi waryo, uyu musemburo uhita uvubuka mu bwonko, agatima kagatangira kurehareha. Gusa iyo icyo kintu urimo kwifuza cyangwa se wagiriye irari utakibonye, uyu musemburo uhita utangira kugenda ugabanuka. Ariko twese turabizi ko bigoye cyane kwihangana igihe ufite amashyushyu cyangwa se irari ry'ikintu runaka. Ni ukubera ko uyu musemburo uba urimo kuba mwinshi mu bwonko bwawe ugusunikira gusingira icyo kintu.
Kutawumvira bisa no kurwana nawo, ubwonko bwawe buba burimo kukurwanya. Iyo uzibukiriye amashyushyu cyangwa se irari bikakunesha, icyo kintu washaka ukakibona, icyo ubonye mu by'ukuri ntabwo ari ibyishimo, ahubwo ni ugukira umuhangayiko waterwaga no kutabona icyo kintu. Nicyo ushobora gukora rero kugira ngo utsinde urugamba rw'amashyushyu n'irari birimo kugusunikira kunywa agasegereti kandi wari wiyemeje kureka itabi, gufata icupa ry'inzoga kandi wari wiyemeje kuyireka, cyangwa se kwinjira mu gikorwa cy'ubusambanyi wari wiyemeje kwifata. Dopamine ivuburwa n'ibitekerezo, impumuro, uburyohe ndetse n'ibyo urimo kubona. Amashyushyu ni ugusunikirwa gusubiza ibi bibazo kandi kano kanya. Iyo ufite amashyushyu cyangwa se irari, wumva udashobora kwifata n'umunota umwe. Gusa aya mashyushyu aba menshi cyane iyo icyagutera kiri hafi aho ngaho imbere yawe ukireba. Iyo kitari hafi aho ngaho, uba ufite amahirwe menshi yo kunesha urwo rugamba. Niba baragutegetse kureka isukari, ukaba urimo kubona shokora imbere yawe, yihakure, ushaka ahandi uyishyira aho utayibona. Niyo mpamvu banki zahimbye ibyiswe konte bloke, kubera ko iyo dufite amafaranga ahora dushimashima ngo tugure utuntu. Iyo wafungishije konti yawe ku buryo kuyakuraho bikugora, uba ufite amahirwe menshi yo kunesha iryo pfa cyangwa se iryo shyushyu cyangwa se icyo kigeragezo cyo gusesagura. Niba uri mu isoko urimo guhaha, irinde kunyura ahacururizwa ibintu uzi ko bigukururira amashyushyu cyangwa se irari, niba uzi ko atari byiza kurisubiza. Ibyishimo bije ako kanya kandi bimara igihe gito bibangamira intego z'igihe kirekire wihaye mu buzima. Niba ukunda imyambaro myiza ariko ugakunda kugura buri mwambaro ubonye wose bazunguza mu muhanda, ufite ibyago byinshi byo kuzisanga buri gihe wambara imyambaro itaramba kandi itari myiza mu by'ukuri, kubera ko washutswe n'irari ry'ako kanya utanabonye umwanya wo kubitekerezaho. Ubundi buryo bwo kunesha amashyushyu cyangwa se amapfa agusunikira gukora ikintu kitari cyiza cyangwa se ikintu wiyemeje kureka burundu, ni uguhindura ibitekerezo byawe ukabikura kuri icyo kintu kirimo kugukurura, ahubwo ukabishyira ku mpamvu ikwiye gutuma utagifata cyangwa se utagikora. Ushobora no kudatekereza kuri iyo mpamvu, ahubwo ukagerageza gutekereza ku bindi bintu ibyo ari byo byose bibonetse bitanerekeranye n'icyo kintu. Gusa ntabwo ari ngombwa ngo utekereze ku bintu bitabaho cyangwa se bidashoboka. Ntabwo ari ngombwa gutekereza ku nzovu y'iroza. Ushobora gutekereza ku bintu bibaho bishobora gutuma ibitekerezo byawe bijya kure, bikava kuri icyo kintu kirimo kugutera amashyushyu. Niba uzi ko muganga yakubujije kunywa inzoga, gabanya kuzitekerezaho. Niba ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, ukaba udakora imyitozo ngororamubiri kandi ukaba ukunda umuziki, ushobora kurema ubundi bwoko bushya bw'ibyishimo bizatuma ukora imyitozo ngororamubiri kandi ukagabanya kurya. Igihe utekereje kurya kandi mu by'ukuri udashonje kandi ushaka kugabanya ibiro, ushobora guhita wiyumvira umuziki cyangwa se ugatangira kujya wumva umuziki urimo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi nayo ni impamvu abantu benshi bakora siporo bumva umuziki. Hari n'ubwoko bwa siporo bakora bagendera ku njyana y'umuziki. Umubiri wawe wishimira umuziki urimo kumva, ukibagirwa ububabare n'imvune by'imyitozo urimo ukora. Nubigenza utya, buri gihe uko uzajya ubona inkweto zawe za siporo, uzajya uhita utekereza ubwoko bw'indirimbo wumva iyo urimo kwiruka. Ubutaha ntabwo uziganyira mu gukora imyitozo ngororamubiri. Dopamine yawe uzaba uyihinduriye icyerekezo. Bizaba bisa naho uyeretse ikintu gishya kizajya gituma ivubuka. Hano uzaba uyikuye ku kuba umwanzi wawe uyihinduye inshuti. Ni kimwe n'uko ushobora gushyiraho igihembo uzajya wihemba buri gihe uko urangije gukora siporo. Niba ukunda kureba filime, ukajya wihemba kureba filime uvuye muri siporo, cyangwa se ukihemba kuryama isaha imwe. Ubwonko bwawe buzagenda buhuza icyo gikorwa ukunda n'imyitozo ngororamubiri, ku buryo siporo izarekeraho kuba igikorwa umubiri wanga, ahubwo kiba igikorwa ukunda. Tekinike yo kwihemba ituma ingeso cyangwa se umuco ufata mu buryo bworoshye cyane kandi vuba. Uyu munsi iyo utekereje ijambo weekend, uhita urihuza nuko nta kazi gahari, abandi bakarihuza n'inzoga, imyidagaduro, amasengesho. Weekend twamaze kuyidodera ikoti, twayisanishije n'igihembo twiha ngo kubera ko tumaze icyumweru cyose dukora tuvunika. Niyo
niyo mpamvu kuwa gatanu hari abantu baba bafite ingufu nyinshi ku kazi kubera ko umunsi w'ibihembo bawegereje. Ni nk'umunsi tuzi ko umushahara uri buzireho. Icyo gihe dukorana umurava ukomeye cyane. Ni kimwe na nyuma yo kwakira ubutumwa bugufi bw'umushahara. Ikindi gifasha abantu kudatezuka ku ntego n'imihigo bihaye ni ikiruhuko. Abantu bari mu bimina bagorwa cyane no kwegeranya amafaranga yo gutanga mu kimina, ariko bagafata umunsi umwe mu kwezi bagahura bakarya kuri ya mafaranga, bakagura inzoga n'ibiryo, bagakora umunsi mukuru nta kintu cyabaye. Iki kiruhuko cyangwa se igihembo gifasha abantu kongera kugira ingufu zo gukomeza iki gikorwa biyemeje. Hari abantu batanga imisanzu yabo batekereza ku nyungu bazakura muri uko kwizigamira, ariko banatekereza kuri wa munsi w'ibirori uba buri kwezi. Guhindura imyitwarire n'imigirire biravuna. Twese dukunda ibintu bitavunanye, bitatubabaza kandi bitaduhangayikisha. Babyita comfort zone. Kenshi ibi birangwa n'ubuzima butagira impinduka. Uko ibintu bimeze, niba bikunyuze ntushaka kubikoma, birekeraho. Niko dutekereza. Niba ubyuka saa 2 za mu gitondo buri gihe, kukubwira ngo uze kubyuka saa 1 ntabwo bishaka. Iyi iri mu mpamvu zituma imishinga yacu y'iterambere itagera ku ntego. Kubera ko kuyishyira mu bikorwa bisaba guhindura imibereho yacu isanzwe itunezeza cyangwa itunyura. Bisaba guhaguruka ukajya ku kazi mu gihe igiparu cyari kiryoshye. Bisaba kubyuka mu rukerera imvura irimo kugwa, ibitotsi byari biryoshye ukajya ku kazi. Bisaba kureka kugura umwambaro ugezweho kandi wawushakaga, kandi n'abandi bose barawufite. Nta hantu bihuriye, ariko hari imyitozo ifasha umubiri kwihanganira ububabare, bityo ukanashobora kwihanganira impinduka izo arizo zose zitaryoshye mu buzima. Koga amazi akonje kandi akonje cyane inshuro runaka mu gihe runaka. Bitekerezwa ko koga amazi akonje cyane cyane mu gitondo hakonje bimenyereza umubiri wawe kwihanganira ububabare ku nyungu z'igihe kirekire. Bisaba ubushake bukomeye cyane no kwiyemeza gukomeye kugira ngo ufate icyemezo cyo kwisukaho amazi akonje kandi harashyushye. Amasegonda ya mbere mu mazi akonje ntiyagoranye. Igihe gisigaye wumva ntacyo kikubwiye. Ushobora no kubyishimira. Ibi ni nako bigenda ku bindi bikorwa. Buri gihe intangiriro niyigora. Ibintu bigenda byoroha iyo wamaze kwihanganira ububabare bwa mbere. Ikindi gikorwa kimenyereza umubiri w'umuntu kwihanganira ibigeragezo byinshi ni ukwihanganira kutarya cyangwa se gusiba. Buri kwezi kwa 9 mu mezi ya Kisilamu, miliyoni z'abayisilamu bagejeje imyaka bareka kurya no kunywa kuva mu rukerera kugera izuba rirenze. Imwe mu ntego z'uko kwiyiriza ubusa ni ukumenyereza umubiri kwigenzura kugira ngo urusheho kuba umubiri mwiza. Kwifata nturye kandi rimwe na rimwe ibyo kurya ubireba ni igikorwa kitoroshye. Ntaho bihuriye no koga amazi akonje. Koga amazi akonje bitwara iminota 5, mu gihe kwiyiriza ubusa bitwara nibura amasaha 18 kugera kuri 16. Buri gihe ibigeragezo n'irari ryo kureka kwifata ugafata ibyo kurya ukarya biba biri hafi yawe iyo wiyirije ubusa. Byemezwa ko kunyuzamo ukiyima ibyo kurya mu gihe runaka bigira umumaro ukomeye cyane cyane ku rwungano nyamaraso ndetse no mu mikorere y'ubwonko. Gusa gukora ibi ngibi ntabwo bivuze kwiyica. Ushobora gufata icyemezo cyo kwiyiriza ubusa rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu byumweru 2. Bitekerezwa ko kwiyiriza ubusa bikorwa mu madini biba bigamije kwibabaza no kugerageza umubiri hagamijwe gushimisha Imana cyangwa se kuyinginga. Birashoboka no kubikora utabikoreye imyemerere, ahubwo ubikoreye ineza y'umubiri wawe ubwawo. Ibi bivuze ko inshuro nyinshi ushobora kwihanganira amasaha runaka utarya kandi utabuze ibyo kurya, bishobora kuzagufasha kwihanganira gukora ikintu runaka kandi kitari cyiza ku buzima bwawe. Ikindi ni uko ushobora kwigomwa ibyo kurya kuri uru rwego, ibiryo bihita bihagarika kugenzura igihe cyawe nk'uko bimeze kuri benshi muri twe. Ubundi buryo bwemezwa ko bumenyereza umubiri kwigenzura no gushobora kugenzura no gukurikirana utuntu duto mu buzima dusa n'utudafite agaciro, ariko iyo ubashije kutwigomwa ukabangamirwa mu gihe gito, bigutoza kutazabangamirwa igihe kubangamirwa kwa nyako kuzaza. Urugero, abantu benshi iyo bicaye bakamara umwanya munini
bakunda guhina umugongo bagafatisha inkokora zabo ku mavi ku buryo umuntu ubona aticaye mu buryo bwemye. Ikindi kintu gito ushobora kwihanganira kandi kikaba kirimo kukumenyereza kwihangana ni ukutabwira abana bawe nabi niba usanzwe bakankamira igihe ugiye kubakosora. Ushobora kubigerageza rimwe cyangwa kabiri ukareba icyo bitanga. Ibi ngibi byo bishobora no kugufasha kugenzura umujinya wawe cyangwa kwihanganira kutabwira abantu amagambo mabi igihe mufite ibyo mutumvikanaho. Ibi bishobora kuzagutoza ku buryo ubutaha umuntu nakubwira ibintu utishimiye uzarwanira kugumisha ururimi rwawe nyuma y'amenyo ntirusohore ijambo na rimwe. Iyi myitozo yose ishingiye ku kwihangana ishobora kugufasha kwihanganira buri kintu. Niba ushobora kwifata nturye kandi utabuze ibyo kurya, ukihangana ntuvuge nabi kandi umuntu agushotoye, haba hari amahirwe menshi kuzihangana nturye ku mafaranga wari wiyemeje kuzigama, cyangwa se ukihangana ntukore imibonano mpuzabitsina mu gihe wabishakaga. Rimwe na rimwe bishobora no kuba byiza kwiha ikigeragezo gikomeye kugenzura. Kenshi iyo tunaniwe duhita twihutira kuruhuka, ariko ushobora kugerageza kurenga ibyiyumvo byawe by'umunaniro. Sir Roger Bannister wabaye umwe mu basiganwa ku maguru beza ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2000 yaragize ati ubwonko nicyo gice cy'umubiri gifasha abantu kwiruka cyane. Ntabwo ari umutima, ntabwo ari ibihaha, ni ubwonko. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko ibyiyumvo bya mbere by'umunaniro hahandi uba utangiye kumva ko unaniwe ariya ni amarangamutima, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko umubiri udashobora gukomeza. Ibi birumvikana ko buri wese ashobora kurenza igihe atangiye kumva umunaniro ahubwo agakomeza gukora ibyo yakoraga. Rimwe na rimwe ubwonko bwawe nibwo bugufunga bukakubuza gukomeza gukora ngo urananiwe. Niba ushobora gukomeza gukora cyangwa se kwiruka ukaminuka umusozi kandi wamaze kumva umunaniro kandi nta wagutegetse kuminuka uwo musozi, ushobora no kwihanganira kutarya ku mafaranga wiyemeje kuzigama cyangwa se kudahuza ibitsina igihe bitari ngombwa cyangwa se byagushyira mu kaga. Bitekerezwa ko kugira ubushobozi bwo kwigenzura cyangwa se kububura ari imyitwarire yandura cyangwa se imyitwarire abantu bahererekanya. Hari umushakashatsi witwa Rosamond wakoze ubushakashatsi ku ruhare rw'umuryango mu kwiyongera k'umubyibuho ukabije mu bantu. Yagaragaje uburyo uko umuryango mugari ufata umubyibuho ukabije bigira uruhare rukomeye mu kongera umubare w'abafite iki kibazo. Yagaragaje ko uburyo inshuti n'umuryango bitwara ku muntu ufite umubyibuho ukabije, bamubwira ko ari mwiza uko ameze, ko nta kibazo akwiye kugira, ko ari ibisanzwe, bigabanya ibikorwa yagakoze ngo arwanye icyo kintu. Ikindi, bitekerezwa ko uteye nk'abantu 5 mukunda kuba muri kumwe. Niyo mpamvu umugore n'umugabo usibye kuvuga ko iyo batindanye bageraho bagasa, baba banavuga kimwe, bafite imico imwe. Ibi birumvikanisha ko niba inshuti zawe nta kindi zitekerezaho umwanya munini kitari inzoga cyangwa se ubusambanyi, ufite ibyago byinshi byo kuzaba nkabo. Bitekerezwa ko nta muntu wivumburira kunywa itabi ngo abyuke mu gitondo yumva arashaka itabi ntawe yabonye arinywa cyangwa se nta nshuti afite zirinywa. Ibi bivuze ko gushobora kugenzura umubiri n'imibereho yawe nabyo bishingira ku bantu mukunda gutindana cyangwa se abo mumarana igihe. Gusa ibi ngibi ntabwo bivuze ko ukwiye gucika ku nshuti zawe kandi ntacyo zagutwaye. Martin Meadows atanga inama yo gukoresha ibitabo na internet, ugahitamo kuba nk'abantu bo mu bitabo no mu zindi nkuru bitwaye nk'uko ushaka kumera. Iki gitabo gitanga inama y'ibyo ushobora gutekerezaho bikagusubizamo ingufu igihe wari ugiye gucika intege cyangwa se igihe urimo kunyura mu bikomeye. Igihe urakaye cyangwa se ubabaye, wibuke ko ububabare buri mu nzira zo gukura, ko ibintu byose mu buzima bitangira kandi bikarangira, ko guhangayika no kwiganyira ntacyo bikemura, ko inkovu ari ibirango byo gukomera kwawe, ko buri rugamba ari intambwe igana imbere, ko impungenge n'urucantege by'abandi bitakureba, ko ikiruta ibindi byose ushobora gukora hari ugukomeza. Naha dusoreje ikiganiro Waruziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikiye. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.